kuko icyo gihe hari igihe nigeze kuyinywa nkajya mfata icupa nyine ry'inzoga nkamugana ntakayoga kanjye ntiwakayoga we nzajya nkunywa ninzajya n'abanarwaye nzajya nkunywesha imiti ariko vuga nzajya nkunywesha imiti noneho ubwo icyo gihe mu rugo bagaseka noneho nagira ngo mvuye nk'ahantu ngeze mu rugo bakavuga nyirakabetezi araje bahise baguhimba n'izina nyine ni mu rugo babivugaga bakakwita nyirakabetezi kuko nyine nakundaga inzoga n'imbetezi ngo ni nyirakabetezi araje nuko nyine kuko babonaga nyikunda cyane nkajya nyinywa cyane nkayijyana mu ishuri kuko icyo gihe kera igihe nigeze ubwo nyine bibaye ngombwa ko mbivuga hari igihe nigeze kubona umuntu ahantu nyine yasabanaga n'abantu noneho igihe kimwe ndaryama nkaramurota ukararota uwo musore uvi inkuru yanjye reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza. Ndi kumwe n'uyu mwari wacu uko mumureba n'umukobwa mukuru mwiza cyane. Umva bahati naheri hasi yitwa Jojo. Josia, uraho neza? Ako kazina niko kawe? Amakuru Jojo. Amakuru ni meza. Urashaka kwitwa Jojo cyangwa Josie? Jojo. Niko keza. Jojo uraho neza? Turaho. Ako niko mubatije ntuzonye kwitwa Josiane wamaze kugera kuri kamera. Jojo umeze neza. Umeze fresh cyane. Ibintu byose ni sawa? Sawa cyane. Amakuru ni meza. Uzikuri icyo kisi? Umva nanjye nari mbizi ko ndicyo. Wari uzikuri iki? Yego. Oya. Nari mbizi rwose. Wambaye neza. Murakoze. Akane gakoreho tukarebe. Ni keza. Ni keza cyane. Ni wowe wagiye kwidodesha se? Cyane. Ni byiza. Ko nambaye neza nyine nk'umukozi w'Imana. Uri n'umukozi w'Imana se? Nanzi ko uri umwana w'Imana. Byose umwana wayo nkanayikorera. Ukanayikorera cyane. Njye nanzi ko buri uri umukozi w'Imana uba uri umukozi w'Imana. Umwana w'Imana akaba umwana w'Imana. Nyine iyo umwana w'Imana uranayikorera. Ubwo uri umwana w'Imana. Byose ni bimwe. Okay. Yego Jojo. Ku muntu utakuza mwibwira gute rero? Ku muntu utakuza mwibwira gute? Umva birandenze. Icyambere cyo niswe Jojo Kagerard. Yego kwa Rweme. Yego. Niswe Jojo. Yego. Amazina yanjye nitwa Niyitegeka Josiane. Yego.
nteruka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayenzi. yego. Ndi umukobwa w'imyaka 29. Ujya kuzuza imyaka 30 cyane arabura Oh, iminsi yes. mike. uzi ko numva ufite imyaka munsi y'iyo ngiyo. Oya 29 yanjye. Ureshya gute? Metero na santimetero 26. 26 metero na santimetero 26. None se ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro bingahera. Komeruka kwa muganga bambwiye ko mfite ibiro 29. Oya genda. Metero na santimetero imyaka yanjye. Oya nibyo. None se mbwira. Ufite ibiro 29. Yego. Ufite imyaka 29. Ufite metero 1 na 26. Abantu iyo bakubonye baguha imyaka ingahe? Iyo bambonye hari abama 12. Yego. Hari abama 10. Yego. Hari abama 8 bitewe nyine burose nuko bibona. None se iyo babikubwiye gutyo bakaguha imyaka mike kandi ufite imyaka hafi 30? Ubundi wavutse mu mwaka 97 ugiye kugera imyaka 30. Ubyumva ute? Iyi myaka baguha imyaka 8 kandi ufite imyaka 30 hafi. Nyine byarambabazaga ariko nyine nariyakiriye. Yego. Nese ko ntacyo nabikoraho, ntacyo nahindura. Byakubabazaga gute se? Byambabazaga nyine nkavuga ni kuko ubu niki nakoze kugira ngo ngewe mere gutya. N'ubundi Imana niki nayikoreye. Nkahora nyishingaho urubanza ariko nyuma naje kuyakira. Uyishingaho urubanza uyibaza iki? Niba nise Mana niki nakoze gituma wenda kuba warampannye niki. Yego. Ne nakoze. Niki nakoze. Yego. Ariko nyine nyuma ngira niyakira. Watangiye uza no kugira gute gushaka umugabo? Oya. Oya. Yego. Nyuma nyine nabwiraga Imana koko niki wamuhoye iki. Yego. Abandi bo ni barebare ngiye ni mugufi. Ikindi imyaka yanjye ntihwanye nuko ndeshya nuko mvuga nundi niki nakoze. No kuvuga uravuga nkahora ndira ariko nyuma aho mje gusenga Imana ikama gakiza. Nariyakiriye kandi naratuje nirwa nuko ndi. Yego rwose. Kuko nyuma harabonaga badafite amaguru. Ubura afite yose. Ngenda afite yose. Abafite ubumuga bwo kutavuga ngenda avuga. Nkavuga cyane wese akanyumva. Hari abafite ubumuga bwo kutumva ariko ngenda umva. Yego. Ariko ndangije nkareba bose Imana ntugarutseho. Yoya. Nuko ndi kuramaze. Hari abantu nanjye mbona nkabona nanjye wenda uko biri kose ntacyo mbaye. None se harimo abantu bajyaga bagukomeretsa cyangwa bagukomeretsa bitewe nuko uteye nuko umeze? Cyane nago bababura barahari benshi. Tubwira. Benshi. Ibijya bikuzonga kumva. Nk'ubu ngubu wenda kujya gukora nk'urugendo ugire nk'ahantu ukuntu umuntu ahagaze agakureba kugira ngo ajye gusuhuza ukuntu arakurebye ukamusuhuza akikiriza ukarenga ukuntu acyakureba ura n'umwana n'umugore n'iki nabyumva Mana nkumva umutima umva nyine ndababaye ariko mbere kera nagendaga ndira gusanga umuhanda wose ndi kurira umwana umuntu ubu bamuhora iki nagize ariko ubu ngubu aho namaze kwakira Yesu. Nese bakubwiye ko byagenze bite kugira ngo nyine bigarukira aho ngaho? Ni amateka maremare. Navutse ndi umukobwa ndi umwana wa 5 mu bana 6. Yego. Mvuka ndi umukobwa wa 3. Yego. Mu bahungu 3. Noneho ngewe navutse nyine nk'abandi ariko nyuma mfite imyaka mikeya nza kurwara. Maze kurwara banjyana mu bitaro marayo igihe kirekire nararwaye malariya. Niko nyine numvishe ukumva ko ari malariya biteye? Nyine niko nyine naketse ko ntago mbizi sinzi uko ntago nzi ukuntu byagenze kuko kera nanjye ntaramenya ubwenge cyane. Yego.
ubwo njya kwa muganga marayo igihe kirekire. Noneho ubwo nyine nari malariya babwiye ko ndwaye, nyine uko numva niko umubyeyi wanjye nigeze kumva avuga. Mara igihe kirekire aho mviriyeyo, ubwo sinongeye gukura. Ntabwo ngiye gukura? Sinongeye gukura. Iki gihe ufite imyaka ingahe? Icyo gihe byahagarariye muri 4 cyangwa 5. Kuko nyine ntabwo ntaramenya ubwenge nyine ngo birumvikana ni amakuru baguhaye. Ni amakuru. None se waje guhagararira ku myaka 8, 10 uguma gutyo, uguma ureshya gutyo. Iyo wabonaga abandi bakura ukabona ntabwo urenga aho ngaho, byatangiye kugutera ikibazo? Byatangiye kuntera ikibazo. Nkabona abanyine abo tungana mu myaka, nkabona ni barebare, nkabona ni ibikumi, nkabona ni ibisore by'ibigabo. Ntabwo njye nareba nkabona ndi nyine umeze gutya. Numva birambabaza cyane. Nuko nyine ntabazaga ababyeyi tuse cyagenze bite? Ubwo nyine twavugiza tuvira ukoma tuva aho ngaho iruriho narwariye. Hashize igihe cyo gutangira banjyana gutangira. Ubwo nyine ni nabwo namenye ko nyine abo tungana mu myaka tutareshya. Yego. Ubwo nyine ngenda ndi gatoya, abandi nyine ari bisore nkiga, ariko nkabona abantu barimo bakambwira amagambo akakaye ambabaza. Yego. Noneho igihe kimwe ngeze mu myaka muri 2014 gutya. Yego. 2014 papa yari ariho, ubu yitabye Imana. Yego. Papa yari ariho aza kuvuga ati ubundi umwana wanjye bimeze bite, wazamujyana kwa muganga. Ahantu yakoraga akazi nyine ko gukora amasuku ahantu mu Kibikira. Yego. Hano habaga umuzungu bari inshuti cyane, amukundaga. Nuko araza kumubwira ati uriya mwana, kuko umuzungu yarankundaga, uriya mwana afite ikihe kibazo? Papa nyine aramuganiriza, aramubwira ati tumujyane kwa muganga. Ubwo baranjyana n'ejo bundi muri 2014 gutya. Yego. Ubwo nyine nagombaga kuba ndi inkumi, ariko nabwo ngana gutya. Yego. Noneho ubwo banyana kwa muganga baravuga ati ni imisemburo mikeya. Urabona iyo umuntu ageze mu myaka 12 hari ibimenyetso atangira kugira nyine byo. Yego. Wowe byarahagaze n'ibindi bice. We ntabwo byigeze biza. Yego. Ubwo nyine banjyana kwa muganga, bakora ibizamini byinshi, banjyana za CHK. Noneho baza kutubwira ko ari imisemburo mikeya. Yego. Ko ari imisemburo mike mfite. Nuko bavuga ati mu Rwanda ntabwo imisemburo ntabwo wayibona bamutera. Ati kereka hanze. Ubwo nyine twari kujya hanze, nta bushobozi twari dufite. Kandi n'uwo muzungu yahise agenda, yahise ataha. Yakoraga nyine hariya Kayenzi iwacu ku kigo nderabuzima. Ubwo yahise ataha nyine wabo. Yego. Noneho na papa nawe yahita yitaba Imana. Ubwo nsigara na mukecuru. Nuko wivamo gutyo. Birangira nyine batanjyanye kwa muganga. Bavuze ko nyine hanze y'igihugu ariho bantera imisemburo. Baje kukubwira ko iyo misemburo unakuze bakayigutera wakura? Ntabwo nabikurikiranye cyane. Ariko nyine ubwo batubwiye kujya hanze, wenda babona ko byashoboka. Ariko bari babwiye papa ati waratinze. Tubundi kare kose wari uri hehe umuzana kare. Ubwo rero sinzi ko byari kugenda. Yego. Nuko birangira gutyo. Ntibyakubabaje? Byarambabaje. Hano hose nahanyura bakavuga ati tuzi karakana tubura gafite imyaka 20. Yego. Ugeze muri 20. Nguko no kona se najya nko kwiga mu bandi banyeshuri. Gakase kagiye muri gardienne. Ngo muri gardienne ngaka. Kandi ufite imyaka 20. Ngaka gafite imyaka 20. Ngo ngumva birambabaje. Nundi barabivugira iki? Ngumva nyine birambabaje. Nuko kandi ukabibwirwa wenda n'aburuta. N'abanduta bose bakabivuga. Nagira ngo ngiye kwiga bagashungera ngo baje kurera ku kana.
umva birambabaje. ntibyatumye se wumva ufite akantu ko kwirwanaho ngo udevelope imico wirememo imico yindi utari usanzwe ufite? Yego byabayeho. Gute? Byabayeho igihe cyarageze papa nyine atarapfa mbere gato dusubiye inyuma atarapfa, ubwo nyine nibwo navuze ni ngiye kujya ninywera inzoga nirengagize ibyo bibazo byanjye. Oya. Yego. Nkajya ninywa inzoga nyinshi cyane, nakumva nasinze, noneho abamvuga nabi nkumva nanjye nabasubiza. Yego. Nyine mu rwego rwo kugira ngo basubiza nyine. Yego. Nyine cyangwa banavuga nabi nkumva ntago mbyitayeho kuko nabaga nyine mfitemo agasharo. Agasharo. Yego. Icyo gihe watangiye kunywa inzoga ufite imyaka ingahe? Natangiye kera. Ufite imyaka nk'ingahe? Mfite nk'imyaka nka 14 gutyo. Kuko icyo gihe banjyana kwa muganga narayinywaga. Yego. Kuko icyo gihe hari igihe nigeze kuyinywa nkajya mfata icupa nyine ry'inzoga nkamugana ntakayoga kanjye. Yego. Ntiwakayoga we nzajya nkunywa ninzajya n'abanarwaye nzajya nkunywesha imiti. Yego. Ariko vuga nzajya nkunywesha imiti, noneho ubwo icyo gihe mu rugo bagaseka, noneho nagira ngo mvuye nk'ahantu ngeze mu rugo bakavuga Nyirakabetezi araje. Bahise baguhimba n'izina nyine ni mu rugo babivugaga bakakwita Nyirakabetezi kuko nyine nakundaga inzoga n'imbetezi, ngo ni Nyirakabetezi araje. Nuko nyine uko babonaga nyikunda cyane nkajya nyinywa cyane, nkajyana mu ishuri. Oya. Kuko icyo gihe najyaga kwiga numvaga ibyo kwiga ntabyitayeho, nkumva ntabwo bimfasheho, ari ukugira ngo ari ukugira ngo nyine njye aho abandi bari, ubundi kugira ngo wenda mpunge imirimo yo mu rugo. Yego. Ubwo nyine papa yambwiye ati genda ujye kwiga, nkagenda ariko ntabishaka, twanakwiga nkumva ntabwo ndi kubyumva cyane. Yego. Kubera nyine ako gahinda nabaga mfite. Nuko nyine ubwo nkajya nywa inzoga cyane, namara kwiga nkumva nibwo mfite amahoro. Yego. Nuko nyine byagendaga, noneho twava nko kwiga ari ukuntu nyine twacaga ahantu mu isantere, habaga hari utubari. Nkagenda ku ruhande nyine abanyeshuri bari mu muhanda, nkagenda ku ruhande kugira ngo ndebe ko hari umuntu kuri ako kabari uhari duturanye, noneho ngenda musuhuze kugira ngo ansomyeho. Nuko nyine none se nguko urumva wari umwana w'umukobwa, ariko abantu bamwe bari bazi ko ukuze. Utubwize ukuri. Yego. Nta bagabo cyangwa abasore bashatse kuguprofita bavuge bati reka tumugure inzoga natwe aduhe ibyo twifuza? Oya. Ntabwo byabayeho, ukuntu baranyubaga cyane. Ntabwo byigeze bibaho. Yego. Nta wigeze ashaka kubigenza gutyo nubwo atabigezeho? Oya. Hari n'abanyakaga nimero ariko nkazibima. Kubera iki? Numvaga nyine bakwakaga nimero bashatse iki, bagamije iki? Nyine ngo tujye tuganira, ngiye nkazibima, umva ntabwo nshaka kuzibaha. Kubera iki se utashaka kuzibaha Jojo? Numvaga ntabishaka, numvaga nyine muri njyewe ntabishaka. Nuko rero ugeze mu gihe cyo gukura cy'ubwangavu, hari ukuntu nyine ubwangavu bwawe bwari bumeze gute? Ubwo nyine urabona iyo umukobwa nyine afite nk'iyo myaka aragenda akajya yumva nyine yaca nko ku bantu avuga ati byanze kunze bari kundeba. Ibyo ntabwo cyabura, ntabwo byabura. Umusore arandeba. Byanze bikunze arandeba. Ubwo nyine nabaga mfite inshuti zisanzwe nta birenze cyane. Inshuti z'umuhungu? Inshuti okay. Watangiye tuganira nyine bisanzwe nta bindi birengezeho. Yego. Watangiye gukundana ryari rero? Kera igihe nigeze ubwo nyine bibaye ngombwa ko mbivuga. Yego. Hari igihe nigeze kubona umuntu
ahantu nyine yarasabanaga n'abantu yego none igihe kimwe ndaryama nkaramurota oya ukararota uwo musore ariko nyine iya byari birenze cyane byari byoroheje yego kuri we ariko byari birenze ahubwo nuko we nuko ukarara umurota gute habaye iki ukamurota gufasha akaboko nawe umufasha akaboko nyine naragamurota ngo turi guseka kuko umuntu yakundaga guseka ubwo nyine twari inshuti bisanzwe nta bindi ntiwigeze umubwira ko umukunda se oya reka ntabwo nari kubivuga ibaze wese mu buzima busanzwe yakubonaga gute yakurebaga ate yakurebaga nk'umuntu usanzwe cyangwa nawe yaragukunze nyine twaganiraga akankunda nyine nk'ukunda nk'umushiki we yego kandi we si ibyo wifuzaga nyine nanjye niko namukundaga nk'umusaza wanjye ariko nyine wamukundaga tujijisha urwo rukundo ntabwo barurota wamukundaga nk'umukunzi uretse ko nyine tutakundanaga bikomeye ariko ubwo nyine sinzi uko byaje kugira ngo murote ariko nyine namukundaga nk'umusaza wanjye yego nuko ariko nuko ubuzima burakomeza wigeze usugiraho urakunda noneho byeruye kuko ufite imyaka 29 yego ubwo nyine ntabwo ibyo byo kunda ntabwo nigeze mbyinjiramo cyane kuko nyine nabaga mfite ikibazo bwa nibyanze bikunze se nashaka umva nyine ntabwo byashoboka nta kibazo ufite ariko si ibyo ko wenda uko wabivugaga ufite ingingo zose yego ufite ijwi uravuga urareba ko tuvuga ngo ufite ikibazo nyine urabona iyo umukobwa agiye gushaka ntabwo yabyara atajya mu mihango ubwo rero nyine nuko navugaga niko we bimeze yego ntabwo byakunda nkajya mbigendera kure cyane yego mbese ntabaje kugutereta nyine hari igihe nyine nabaga mfite nka Facebook umuntu yanyandikira tiwamaye nimero yawe nkazimuha nabona ahamagaye nkahita nkupa mwane ntabwo nshaka ibinsteresa nkabyirengagiza wamaga nimero ubundi yaguhamagara ugahita ubivuga nkahita nkupa oya mwane namamagara kumva agajwi n'ak'umwana avuga ati uyu mwana ntabwo ari we nshaka ndashaka umuntu twandikiranaga kuri Facebook ndetse Facebook wabaga washyizeho amafoto atari ayawe nashyiragaho ayanjye ariko bakanyaka nimero nazi bahamagara bakumva ijwi ryanjye nkahita nkupa akaba ari ukupa mbere ubwo wari wiburiye icyizere njya kupaga nuko ibyo si bikubabaza gute bikurya gute iyo ubona utagira uko kwezi kw'abagore kw'abakobwa nk'abandi kumva nyine ntabwo washaka ko nyine ufite icyo kibazo cy'uko utajya mu kwezi kw'abagore ubwo nyine ibyo byambabazaga ukavuga ni wenda niyo naba ndi mugufi ariko wenda ibice byose byuzuye nta kibazo nashaka byatangiye kukurya ryariro gute mbwira ahantu hatakoroheye byari nyine kuva kera abandi bana bakubwiraga ngo twebwe ibya ubwo bavugaga ibyabo njye nkabyumva gake nkahita ngenda gake nkisohokera nkagenda nk'ugiye kuzana nk'ikintu hanze nkagaruka babirangije yego uratariyakira yego nuko nyine ariko hari igihe urukundo rujya aho rushaka wenda umuntu akagukunda uko umeze kose wenda mutazabyara akavuga ati njye ndagukunda ukuri naba numva bitashoboka wahita umukatira kubera igize uzi ubwo washaka umugore uzi ko utazabyara uzi ko ntacyo muzunguka gusa bibaho mwakunguka ibindi mwarira abana bibaho
ubwo nyine ngiye nabyo ibyo ubitekereza ntabwo njya mbitekereza mba numva bitashoboka. wumva ejo hawe ari hehe wumva uteganya iki ubuzima bwawe wumva icyerekezo cyari ikihe ubwo nyine igihe cyarageze ko cyagiye nanywaga inzoga igihe cyarageze nza kunywa inzoga cyane maze njya kuryama maze kuryama numva uburiri buri kuzenguruka ariko mama kera akaba yarabaga muri korari akajya asenga numva akajya ajya muri korari rimwe tukamuherekeza tukajyana akaba n'ubwo wenda avuga ati ejo nzashima Imana muze mbigisha indirimbo noneho nijya gushima Imana muzamfashe kuririmba ubwo tukamufasha nk'abana be nyine nanjye nkayirepeta bwacya nyine akajya gushima Imana mu rusengero tukamugira uruhande nyine kera byabagaho abana bakajyana n'ababyeyi bagagara imbere yabo bagashima Imana. Ubwo igihe cyarageze hari igihe nacuranga na radiyo nakumva ajemo indirimbo y'Imana nkahita nyikuramo. Kubera iki? Kuko mvuga ni Imana se ndumva indirimbo ngo zingeze kuki nkashaka za zindi nyine zibyinitse zimwe nyine z'urukundo akarenze nshaka zimwe za dundubwo hazamo ijambo ry'Imana nkahita nimura nkashyira mu yindi. Ubwo nyine igihe cyarageze ndaryamana icyo gihe nasinze rabana ku bundi izi nzoga kuzinywa cyane bizangeza kuki ngira ko bandi gatoya kabari nagasinze ngira mbe gatoya wenda ngira n'ubuhamya bwiza wenda abantu bajye bankunda nuko ndarantekereza nitekerezaho bana ariko uko biri kose njya numva bavuga ngo nta musinzi uzajya mu ijuru njya numva babivuga nuko ndavuga nti ngiye gufata icyemezo inzoga nziveho nisengera Imana ni hahandi Imana izabigenza uko bizabishaka. Nuko bukeye mbwira papa ariko wari uzi na za nzoga naziretse. Papa araseka ati waziretse gute ati wowe nyirakabetezi nuko ngewe nafashe icyemezo naziretse ngiye kujya nigira gusenga. Nuko ndangije ashize igihe baza kwenga inzoga aza kwibika ahantu ngasekura yuko nza kuyinywa ariko nyine nanafashe icyemezo nagifashe ategereza ko nsoma ko hatirimutseho arabibura araheba ndavuga ni byanze bikunze ngomba kujya njya gusenga nubwo ndi gatoya ariko wenda mbe cimwa n'Imana simbure byose. Nuko inzoga ndayireka njya gusenga ariko nkabona ari mfite inzozi z'uko nzaba umuhanzi inzozi z'uko nzaba umuhanzi nkumva nzaba nyine umuraperi cyangwa ntari umuraperi sendimbi nyine indirimbo zigezweho. Nuko igihe kigeze njya gusenga mvuga ijambo ry'Imana Imana ivugaho umunsi ndishima Imana we buryo uranzi koko. Nuko Imana imbwira mu bintu byinshi cyane ndishima ndataha. Nuko nkajya gusenga nkajya ijambo ry'Imana. Nuko igihe kigeze hagiye kimwe nagiye kuryama nkumva amagambo y'Imana ari kumfasha nza guhimbamo indirimbo noneho nza kuririmba muri cya cyumba cy'amasengesho maze kuririmba abantu barishima abantu baranterura abantu bampfumbatiza ibifaranga ndavuga ni burya se no mu nzu y'Imana ni gutya bimeze ni tuzi ko burya nkomeje gutya nazagera kure kwa kundi niyumvagamo bikazahinduka nkazagera kure abantu bakanyishimira. Ririmba nk'iyo ndirimbo waririmbye icyo gihe gihe naririmbye indirimbo yavuga ngo hari ikintu Imana yacu nyikundira. yiririmba twumve kandi rimbeho gatoya. Hari ikintu Imana yacu nyikundira yuko itagireba ku gihagararo yavanye Dawidi mu rubyaro rwa Yesayi muhindura kuba umwami irabemeza iyo yimitse burya ntawe ujya yimura niyo yimuye kandi ntawe ujya yimika
hari ikintu Imana yacu nyikundira yuko itagireba ku gihagararo. Yavanye Dawidi mu rubyaro rwa Yesayi, imuhindura kuba umwami irabemeza. Iyo yimuye burya nawe ujya yimuka, niyo yimitse burya nawe ujya yimura. Ngo Mana itareba uburanga, ntirebe igihagararo, ntirebe umuntu ahavuka, nzajya nkukorera. Ngo Mana itareba uburanga, ntirebe igihagararo, ntirebe na diporome, nzajya nkukorera. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva, nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa, ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Iyo niyo ndirimbo arimbye icyo gihe rero. Wumva wifuza kuba umuririmbyi, ariko mbere wumvaga wifuza no kuba umuraperi. Wajya gurapasa? Nyine no kugenda numvaga ndi umusitari. Oh yes. Nkumva nagenda nk'abasitari. Kubera iki se? Nyine numvaga windimo. Wumvaga bikurimo. Ibure harya umwana kera yari kiri muto avuga ati ngewe nzaba dogiteri. Gaze ko nzarya habawe. Wewe washaka kuba umuraperi. Ngewe navuga ni ngewe nzaba umuhanzi. Niko navugaga. Ngo mbwira indirimbo yo kurapa wari warize icyo gihe cyangwa warapaga? Icyo gihe hari igihe twigeze kuba turi mu bizamini ku ishuri, baza gushyira umwanya wo kuririmba. Bashyize umwanya wo kuririmba, baje kongeraho nza kuririmba indirimbo ya Dani Vumbi, ngo yitwaga Ni Danje. Ngaho ririmba Ni Danje rero cyangwa urapa? Ntago nyivuga cyane gake uzi, ariko icyo gihe narayiririmbye nkajya nigira gutya nyine nk'abasitari. Nuko nyine nza kubona amanota kuko Ni Danje twarayikunze. Ariko uza n'akantu wibukaho? Narayibagiwe. Ntabwo wayibagiwe. Ahubwo ugiye kuvuga ngo narakijijwe ntabwo naririmba. Nekereze numve. Tekereza urayiwe. Ni Danje. Ubwo nyine navugaga. Yaratangiye ati mbafitiye ijambo. Uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu. Karamwiyongoza injuga ziramufata. Abamuteye story. Turagotwa muri bito. Nuko nyine nkajya ndirimba nigira ko nyine nk'umusitari nk'umuhanzi. Kuko icyo gihe numvaga nzaba umuhanzi nyine nk'umuraperi wa Danje. Ariko nyine Imana ihindura ibi. Wumvaga uzajya wambara gute? Kwambara ko nyine numvaga nambaraga nk'abakobwa. Hakaba raperi wambaye ibipantaro binini, ugakubita ingofero. Njye nambaraga amajipo n'amakanzu, ariko nkumva nzaba umuraperi. Ubwo icyo gihe narayiririmbye, bampa amanota menshi nyine ndusha abandi, kuko numvaga bindimo. Ariko nyuma Imana nyine yarabihinduye, ndangije ndirimba indirimbo z'Imana. Kuko naciye ndavuga ni hari ikintu Imana nyikundira. Nyikunda ko itareba ku gihagararo. Iyo ndirimbo ni iyawe se? Ni iyawe. Ni iyanjye ko ntabwo irajya muri studio. Sha ni nziza disi. Ni nziza. Izo ishyize muri studio se ni izihe? Hari indirimbo yitwa Ikigufa. Ikigufa? Turirimbira gato twumva. Kimwe cyo mu isombe. Ikigufa cy'ikigeragezo. Ngaho ikigufa cy'ikigeragezo. Ura nawe usanga ufite ikigufa. Ntacyo nta bigeragezo mfite. Wowe
reka da buri wese afite ikigufa mu rwo ruhande. ngo wowe yego ushobora kuvuga ati nta kigufa mfite ariko ukaba wo mu kode ehe cyangwa warabuze urubyaro cyangwa ufite keredi zimeze nabi, icyo ni ikigufa. ni ikigufa cyangwa wenda nyine ibigufa ni byinshi bigiye bitandukanye. Yego ngo turimba icyo kigufa ko ntikingereho. nashatse kumenya ibyabaye kwa Elukana wa mugaba wari utuye i Ramatayimu. yashatse umugore mwiza cyane witwaga Hana, bari bakundanye ndetse banabyumva kimwe. ariko hano uyu yagendanaga ikigufa yagihawe n'Imana ngo ahora kiguguna. yarafite muke bawe witwaga Penina, yamubabazaga iteka ku manywa na nijoro. nashatse kumenya ibyabaye kwa Elukana wa mugaba wari utuye i Ramatayimu. yashatse umugore mwiza cyane witwaga Hana, bari bakundanye ndetse banabyumva kimwe. ariko hano uyu yagendanaga ikigufa yagihawe n'Imana ngo ahora kiguguna. yarafite muke bawe witwaga Penina, yamubabazaga iteka ku manywa na nijoro. yitwa Jojo. Hana agahora asenga Imana yo mu ijuru, aguma mu murongo ngo itazi ikamubura. maze ategereza gutabarwa ku Visiyoni, igihe kigeze nayo irihagurukira. amen. iyo ni indirimbo yawe. indirimbo yanjye. ako nikingereho. ahubwo Imana ikigutsindire kugeraho ko kizakugeraho. uri mu isi kizakugeraho. winyaturiraho ibibi. oya turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. ntawe udahura n'intambara. ariko nyine wowe ujya usenga Imana icyo kigufa ikigutsindira. ngo nsengere kitazangiraho. ubwo uzi gusenga. ndabizi. ngo nsengere isegonda rimwe. Mana yacu, Mana yera, Mana ikiranuka, tugushimiye ineza n'urukundo byawe. mushimiye ko wabanye natwe Mana. mushimiye yuko ungejeje aha ngaha kwa Gerard. Mana icyubahiro kibi cyawe. none Mana dore Gerard ari kuvuga ngo nta kigufa afite. Mana birashoboka yuko aribyo yibwira nyamara gifite kimuzonze. ndasenze cyane kugira ngo umurwanirire umuneshereze mu izina rya Yesu. umuhe imbaraga zo gukomera kandi umuhe kukwizera Mwami. urakoze Mana, murwanirire kiriya kigufa afite nubwo agihakana, ariko ndakwinginze kugira ngo umuhe kukwizera no kukugumaho. urakoze ko ubikoze mu izina rya Yesu musabye nizeye, amen. icyo kigufa kivuyeho. Imana ikigutsindira. mu isengesho ryawe rero hari ubwo ugize unyerekwa nta kimana ikweretse? oya ntabwo nerekwa, ariko reka nkubwire nta muntu udahura n'ikigeragezo uko byaba biri kose. ahubwo ni ukuri kwihagararaho uragifite ikigufa. Jera ahubwo ushobora kuba ufite ikigufa kiruta icyanjye. oya genda. Yesu we. ngera nkaririmba ngo ushobora kuba warahuye n'ibikugoye, kurwana uru rugamba bikagukomerera. aho wabonaga ko haturuka gutabarwa, hakaba hariho ubu hakubereye ikigufa. reka ngukomeze nawe ukomeze n'abandi, kuko ibyo tubona ubu atari ryo herezo. ntabwo uzahora urya ibyo kurya by'amakuba, ntabwo uzahora unywa n'amazi y'agahimano. oya nibyo. kandi ahandi havuga ngo buri wese afite ikigufa mu rwe ruhande, kuko ntitubihuje biratandukanye. ariko icyo nzinu ko byose ari nk'imisozi, kandi byose bibereyeho kutunaniza. nimuhumurize abagendana ikigufa, muti kirabora kuko burya si ikibuye, kandi niyo cyaba ari nk'ikibuye kinini. Yesu nibuye rizima rimena andi mabuye. oya nibyo. nubwo ubihakana ufite ikigufa. wanze kuvuga kuri kamera. nanze kubivuga kuri kamera. nanze kubyatura. uraho ugifite mu mutima wawe gituma utaryama ngo usinzire. Yesu we. urande ukabona sinsinzira nyine. undi ni uko umuntu aba yihagazeho, ariko buri wese afite ikigufa mu rwo ruhande. hari igihe utaba mu bukode uba mu nzu yawe ariko ufite keredi. hari igihe waba utarabuze urubyaro ko urufite, umwana wawe ubona
utazi ibyo ubona yarananiranye ushobora kuba nyine ibigufa biratandukanye cyangwa ufite n'akazi ariko muri ako kazi ukabona birakomeye urutwa n'utagafite uvuga ati manage rwose mbabarira ikiriya nkisimbuke n'icyo ni ikigufa mbega ibigufa yesu cyangwa ukaba uriho umeze neza nyamara bimeze nabi mu rugo ukabona hano uraseka wagera mu rugo nyine induru zikaba induru nyine inkoni zikarisha oya bakankubita se nyine reka nkubwire ntabwo uri kubyumva ikigufa ni ikigufa nta muntu utagira urugamba nta muntu utagira ikigeragezo uyu munsi urishima ariko ejo ukarira abafite ibigufa mwihangane rero mwihangane ibyo bigufa byanyu birabora hamwe no gusenga kizabora ibyanjye byarabuze amen imana ishimwe ahubwo ako kantu ubwo simbwira kare ko cyabuze n'umubwira ko ntacyo ufite cyarabuze ibyanjye byarabuze ariko wari ugifite nubwo icyo kigufa cyabuze ko cyari gihari ugiye kunyemeza ko cyari gihari rero nyine umbwiye ko cyabuze nkiri mutoya cyabuze kidahari cyari gihari ko cyarabuze nuko rero ni amashimwe ahubwo nose Jojo ko mbona uri umuntu wishimye hejuru y'utwo tuntu twose y'ibyo bigufa byose ibyo byishimo bikura he nyine iyo umuntu asenga imana iramukomeza ikamusiga igikundiro ubu ngubu nyine nk'iyo ndimo nayisohoye abantu benshi barayikunda abadiyasipora barayikunda abantu bakajya banyandikira bavuga ni koko uyu ni njyewe imana nanjye ngire neza burya mfite n'abadiyasipora tuziranye ariko abadiyasipora menyera badanje umuntu uvugana n'abadiyasipora ahita wiyumva ari ibya danje nanjye nimba umudiyasipora ninkuvugisha uzahita ubona ari ibya danje hari igihe ujya kubona kohereje nk'akamitiyu ahubwo rero ntaho dutandukanye burya nubwo niyo nagira abamvuga nabi cyane nagira abantu banyibaza burya mfite n'abampumuriza n'abankomeza yego mbese mbwira ufite barumuna bawe oya ufite abavandimwe ntawe wagize ubwo bumuga nk'ubwawe se oya no muri famiye ntawe bose ni barebare cyane nta n'umwe urimo yego ariko baragukunda yego barankunda aho nabereye umuhanzi aho nasengeye abantu barankunze nahura n'abantu ngo ni ukuri cya gigufa cyawe twakwereka icyo mfite cyenda kunyica ariko mwana wa rwose warakoze ni ukuri kirabora natwe reka twizeye ko kizabora ni yego kizabora hamwe no gusenga no kwizera wumva ufite morale cyane ubu ngubu ntabwo ntihagarikishwa umutima n'amagambo nyine mabi kuko namenye kirisito indirimbo zawe rero tubwire ku buhanzi bwawe tugana ku musozo si ibyo manager ubuhanzi bwawe tubwe twazikura manager uyu nguyu muvuga se mwihorere nuko rero igihe cyarageze nkajya ndirimba mu rusengero bakajya banshyiraho ku cyumweru nkaririmba abantu benshi rwose bagafashwa yego natambuka ati dore wa mwana turimbiye ikigufa abantu benshi najya nko mu isoko kubera bakwita umwana ariko nyine ntabwo byabura ariko njyewe uko wavuga kose nta kibazo pfa kuba nyine bakwinjiriza wanyishimiye oya nibyo pfa kuba wanyishimiye noneho bakabwira dore wa mwana turirimbiye ngo ikigufa we mwana wa imana iguha umugisha wumva iyo migisha nyine umugisha ni ikintu gikomeye channel yawe yitwa gute channel yitwa Josiane Official Jojo Official Josiane Official bareba icyo kigufa rwose ni indirimbo nziza yafashije abantu ahantu ngiye mwana turimbiye ikigufa we hari umuntu wigeze kumamagara ambwira ibibazo bye ati ni ukuri ndirimba irimo ubutumwa bwanjye ariko nyine ikintu nishimiye nuko iyo kigufa kibora filime irangira neza nk'uko iyanjye yarangiye neza yarangiye ikigufa kiboze cyaraboze utamena ahubwo ujye ushima imana ujye mu rusengero amena cyaraboze imana yego nuko Jojo karame rero wavuze abadiyasipora ariko n'abatumva izindi ndimi igifaransa icyongereza ntabwo ujya uteganya guhimba nko mu cyongereza cyangwa warabikoze cyangwa igifaransa
nabyo nyine mba numva nabikora ariko nkasanga icyongereza cyanjye ni hafi ya ntacyo ariko uragerageza numva ni gikeya ko nkavuga ni ngo mbwira wenda turime nk'agace gato k'icyongereza ugeze kuririmbaho ubyicubikize ku karirimbe akongereza kanumva nta ndirimbo nigeze ndirimba y'icyongereza nta niyo uzi se icyongereza ugeze kumva ntabwo ndi kuzibuka cyane yesu mana ako kantu gakore utazazi yizi ndirimbo y'icyongereza ubutaha nzasohora icyongereza rwose cyangwa igiswahili uzagaruka ngo uziyise cyane nzagaruka igiswahili n'icyongereza habari yako nuko rero abantu bakanyishimira ntagira nk'ahantu ngiye ati rwose uwo mwana turimba ikigufa bati ati we mwana wanjye we mani umugisha ako imigisha abantu bansabiye ubu nuko bibaye ngombwa umugisha ari nk'ikintu umuntu afata akareba ntabwo nabona umufuka nyipakiramo ariko burya umugisha iyo umuntu akwifurije umugisha uba urimo ibintu byose ushobora kugira amafaranga ariko udafite umugisha ntagire icyo akumarira nize ko atazakwita ikigufa ariko nitwa jojo hari igihe umuntu agira ariko hari igihe indirimbo bayikunda bagahita bayikwitirira ikigufa nabwo ntacyo bitwaye bakwise ikigufa nta kibazo nta kibazo oya ntibigende uzitwe cucu basi jojo ikigufa ariko jojo natambuka jojo kigufa uraho neza ndaho umeze neza nawe uraho umeze neza ari hiti nta kibazo se ndeni wajya kuvuga ngo hita ituruka hose pfa kuba ari hiti sibyo ariko ntuzitwe jojo ikigufa basi uzavuga nuko jojo YouTube channel yitwa gute YouTube channel yitwa Josiane Official Josiane Official ni indirimbo zanjye ziri hari turanazipininga hasi muzipininga rwose abantu bakigikira abantu nukuri indirimbo ifite ubutumwa hari abantu bazonzwe n'ikigufa gitandukanye ariko hari n'indirimbo mushaka gusohora vuba ngaha hari n'indirimbo nshaka gusohora yitwa gute yitwa Abisiraheli ariko se mwagiye murimba abanyarwanda bise murabashaka biki nyine Abisiraheli ni natwe turi Abisiraheli bitewe n'igihe urimo bitewe n'igihe urimo jojo ndi umunyarwanda nyine Abisiraheli natwe dushobora kuba turimo bitewe n'ibihe banyuzemo ushobora kuba nawe uri umwisiraheli njye ntabwo ndi umwisiraheli ndi umunyarwanda waba uri umunyarwanda waba uri umwisiraheli uri umwana w'Imana ahubwo uvuga ngo umwana w'Imana rero se uranyita umwisiraheli ndi umunyarwanda kubera iki nyine indirimbo nayise Abisiraheli kuko ivuga ku Abisiraheli ni abahehe naho ni Abisiraheli nyine mu gihugu cya Isiraheli igihugu cya Isiraheli kiba hehe ibyo tubireka dukomeze ntabwo tubireka tukomereza iki indirimbo ivuga Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa Egiputa ni hehe aho ngaho ni hehe muri Egiputa yego nyine ivuga ku Bisiraheli ukuntu bari mu buretwa niko yitwa nayise Abisiraheli kuko bari mu buretwa bacunaguzwa nyine babwirwa amagambo mabi nyine bakoreshwa akazi k'uburetwa ariko icyo gihe baratatse batakambira Imana yoherezayo Mose ngo ajye kubakura muri ubwo buretwa ubwo rero indirimbo nayise Abisiraheli abantu rero turirimbireho rero agace gatoya ubundi yindi tuzayisanga kuri YouTube sibyo ra kuri Josiane Official yego umunsi wabatijwe Jojo uyu munsi wabatijwe Jojo ikigufa yego kwese binyita gasavuga ngo ntabwo sinzaryemere nibeshye sorry dukomeze dukomeze okay ngo ririmba rero
kuva w'abisirayeli bagwiriye mu Egiputa Farawo yanejejwe no kubakoresha uburetwa ugutaka k'ubu bwoko kumvikanira mu ijuru kuniha gutuma Imana yibuka amasezerano sa n'uhaguruka ubu duturirimbire bahata kuva w'abisirayeli bagwiriye mu Egiputa Farawo yanejejwe no kubakoresha uburetwa Amen. ugutaka k'ubu bwoko kumvikanira mu ijuru kuniha gutuma Imana yibuka amasezerano yego gumaho Uwiteka abwira Musa ati cyo haguruka vuba ugenda ujye mu Egiputa maze umbwirire Farawo andekurira ubwoko bugende buve mu Egiputa maze bujye muri gakondo bafitiye isezerano Uwiteka abwira Musa ati cyo haguruka vuba ugenda ujye mu Egiputa maze umbwirire Farawo andekurira ubwoko bugende buve mu Egiputa maze bujye muri gakondo bafitiye isezerano amena ye Imana yabagiriye neza bari mu Egiputa ndetse bari mu nzira bagenda irabaherekeza bari batengase imitwaro ndetse bikoreye indi aya matungo n'urubyaro bari babishoreye dore bavuye mu Egiputa ariko yo ntiyabavamo kuko bahoraga bashaka kwisubirira inyuma Imana yabagiriye neza bari mu Egiputa ndetse bari mu nzira bagenda irabaherekeza bari batengase imitwaro ndetse bikoreye indi aya matungo n'urubyaro bari babishoreye dore bavuye mu Egiputa ariko yo ntiyabavamo kuko bahoraga bashaka kwisubirira inyuma uyimara yihorere gakira ukomeze uhagararire uyimara kugira ngo Imana yumvishe gusenga kw'Abisiraheli irangije ihagurutsa Mose tigenda ujye mu Egiputa ugenda umbwirire Farawo wo nguwo wigize ikinani wo nguwo wanze ku bwoko bwanjye buva mu buretwa umubwire abandekurira ubwoko bwanjye nuko nyine Mose aragihenda arabikora ariko Abisiraheli bakimara kuva muri Egiputa bageze mu nzira bagera mu butayu arangije batangira gushaka gusubira inyuma hari muri Egiputa twaryaga neza hari mu Egiputa twaryaga ngo za tungurusumu ngo n'imyungu ngo baryaga neza za mayoneze baryaga neza ariko bibagirwa kwa gukoreshwa uburetwa kwabo bibagirwa vuba ya mibabaro bashaka gusubirayo kandi bazi yuko hari imibabaro ngo mbwira nanjye sinzasubireyo nawe uri muri Egiputa ntawamenya hari ubwo tujya twibagirwa oya ntuzasubire inyuma wowe ubwo wigeze usubira inyuma ni habi ni nk'uko nanjye nyine ntabwo nkwiriye gusubira inyuma hari ubusinzi ntabwo ujya ukumbura akayoga reka nafashe icyemezo nyifashe hari abantu bamara gukizwa bamara gukena hajya umuntu nyine ava urugero wenda yari harya abantu babise abakira indangamirwa hari igihe umuntu yaba yari indangamirwa kera akaza kubivamo akajya gusenga noneho kwa kundi yaramenyereye ko nyine buri munsi yinjiza nk'ibihumbi 50 akarya neza bakamujyana muri hoteli akarya neza yamara gukizwa babandi nyine yarabaretse akabona araburaye akabona amaze ukwezi atakirya kwa kundi akananuka ibyo yifuzaga ibyo yabonaga hahandi akabona atangiye kubibura agashaka gusubira inyuma agashaka gusubira inyuma ati ibingibi by'agakiza mbivuyemo numva nakwisubira mu burangamirwa bwanjye kuko nzi yuko hari mu buraya nta burangamirwa yego mu burangamirwa bwanjye bagashaka gusubira inyuma bakumva basubira muri bwa businzi kumva basubira muri hoteli kujya gukura nyine abo bagabo ariko umenye neza ko ufata icyemezo niba wemeye gukizwa
niba ubiretse bireke yego wo kureba inyuma urakoze kuko cyane inyuma nta Jojo. cyiza kiriyo nta cyiza nta kiriyo cyiza pe. kiriyo pe ni uko dusoje Ubwo rero dusoje ku indirimbo ijambo iri bus- ry'Imana Yego. indirimbo irabagezeho yego irabagezeho urayipininga abantu muyikurikire mukore subscribe bakunzi banjye Yego. ni ukuri kandi mukomeze munshyigikire cyane rwose vugana nimero telefone bazakubonaho bashaka baba diaspora vugaka ndashaka aba diaspora rwose ndabashaka cyane mu ntera inkunga Yeah. nsubira muri studio nsohora izindi ndirimbo nyinshi mfite ntabwo ari iyo yonyine mfite nyinshi ngo vuga nimero telefone nimero yanjye ya telefone ni 07 98 85 yego 16 85. urakoze cyane kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye Jojo utari ikigufa ariko Jojo Josiane official Jojo yego nari batijwe uyu munsi Jojo navuga ni Jojo nakuye kwa Gerard yego ariko n'amazina arajyanye Jojo Gerard uzi ko ari byo uyu munsi twabaye inshuti erega nageze ahantu hakomeye waje nko kwigira umugore wa kabiri oya bavuze ngo Jojo Gerard ngo no kugira umugore wa Jojo kabiri Gerard ubwo Jojo na Gerard babaye inshuti ngaho inshuti yego oya ahubwo nawe uzankora indirimbo ntawamenya Jojo Gerard wakoze kuba natwe mu kiganiro yego